Imana yabwiraga nde igihe yavugaga ngo turi umuntu ase natwe? Imana yabwiraga nde? Mu buryo wenda bworoshye ushaka kubisobanura gutya, Imana ni imwe ariko ifitemo ibice bitatu bikorera hamwe. Imana ubwayo yavugaga Data, Umwana, Jambo ndetse n'Umwuka Wera. Ntabwo rero Imana yavuganaga n'abamarayika nkuko nabonye bamwe babivuga, kuko abamarayika ntabwo bagira ubushobozi bwo kurema abantu. Haleluya! Ntabwo abamarayika bagira ubushobozi bwo kurema abantu. Kugira ngo nkwereke ubutatu butagatifu muri Bibiliya ahantu buri noneho bugaragara, ndaje makwereke mu gitabo ni Matayo 3:16 kugera kuri 17. Hagaragaza isomo rikomeye ku butatu butagatifu cyangwa se ubutatu bwera. Reka dusome 13 kugera kuri 17. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. 17. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ahangaha hagaragara ubutatu neza neza. Urumva hari umuntu uri mu mazi, Yesu umwana w'Imana ufite umubiri uje kubatizwa kugira ngo asohoze iby'Imana isaba byose, ari mu mazi. Umwuka Wera nawe aramanutse nk'inuma, agaragaza ko Yesu afite umurimo wihariye no gusigwa n'Imana. Ijwi rya Data wa twese uri mu ijuru rihamya uburyo bwumvikana n'abantu bose ko ari umwana wayo akwiye kwishimirwa. Urumva hari ijwi riri kuvugira hejuru mu ijuru, hari umwuka w'Imana umanutse usa nk'inuma, hari undi uri mu mazi. Ngaha ahagaragara ubutatu butagatifu, isomo rikomeye muri Matayo 13:17. Haleluya! Hari ijwi riri kuvugira mu ijuru rya Data wa twese, hari uwigize umuntu uri mu mazi ari we Yesu Kristo, hari umwuka w'Imana uri kumanuka asa nk'inuma. Ubutatu butagatifu buragaragara hano hantu. Bose bagaragazaga ukuri kumwe, Imana imwe, uburyo butatu bwo kwigaragaza kw'Imana. Borwa TV, vuga butumwa. Yesu nashimwe bene Data bakoze Imana. Imana ihabwa icyubahiro ko yongeye kuduha uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ryayo. Hari ikibazo twabajije kare, abantu bakomeje kumbwira ngo mbivugeho. Ese Imana mu itangiriro 1:26 havuga ngo turimo umuntu ase natwe, ngo agire ishusho yacu, ngo ategeke ibiri mu isi byose. Ngo iyi Mana yabwiraga nde? Icyo kibazo nabashije. Imana yabwiraga nde igihe yavugaga ngo turimo umuntu ase natwe? Imana yabwiraga nde? Mu itangiriro 1:26. Noneho 1:2 cyangwa se itangiriro 1:1 kugeza kuri 2, ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Urumva ko umwuka w'Imana we yagendaga ngo hejuru y'amazi niho yiberaga. Ubwo nagira ngo tubashe kumva neza iryo sobanuro cyabyo. Ubundi Imana hano ivuga mu bwinshi, tureme. Ntabwo ivuga ngo ndarema cyangwa se ndeme, hoya ivuga ngo tureme. Wakwibazaga yabwiraga ndi? Ubundi akenshi abantu basobanura Bibiliya bavuga ko Imana yavuganaga n'ubwenge bwayo, ariko ibyo bintu biragoye kugira ngo byumvishe nyine umuntu mu buzima busanzwe. Turaza gutanga ingero kugira ngo abantu babyumve bose. By'umwihariko ubundi yabwiraga ubutatu butagatifu, ubutatu bwera, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 1:1 kugeza kuri 3, havuga ko Jambo ngo yagize uruhare mu kurema. Jambo yariho, abana n'Imana, ubwe n'Imana, ndetse no mu byaremwe byose nacyo bitaremwe nawe. Ubu Jambo wavugaga hano ni Yesu. Mwabonye ko mu itangiriro 1:1 kugeza kuri 2 avuga ko umwuka w'Imana agira gute? Yagendagendaga hejuru y'amazi. Urumva ko byose biri kugaragara mu itangiriro. Haleluya! Imana kandi yashobora kuba ivugana
mu buryo bwo kwerekana icyoro cyayo, nko gukoresha twebwe nyine mu buryo bw'iki bw'ubwami. So mu ncamake rero, iyo Imana ivuga ngo tureme, ntabwo ari uko hari izindi mana iri kubwira ngo tureme, oya, ahubwo ni Imana imwe, mbega ivuga mu bice byayo bitatu: Data, Umwana n'Umwuka Wera, bakorera hamwe mu gusohoza umugambi umwe ku buzima bw'iki bw'abantu. Mbega byerekana ko Imana ifite ubwenge, igira umugambi, ikagira umwuka, kandi byose bigakorera hamwe. Reka wenda ntange urugero rw'ubuzima busanzwe. Imana Data, Yesu, Umwana na Mwuka Wera bashobora gukora nk'uko umugabo cyangwa se umugore n'umwana baba mu muryango umwe, ariko buri wese afite inshingano. Umugabo ashobora kuba wenda ari umutware, atanga icyerekezo cy'umuryango, wenda umugore ari umufasha utunganya urugo no gushyigikira umugabo. Umwana mbega akaba nk'ikimenyetso cy'urukundo rwabo, akazana ibyishimo, kandi mbega akazana ibyishimo mu muryango. Ariko bose bari mu muryango umwe, bafite inshingano imwe, bafite inshingano yo gutunganya umuryango, gukundana ndetse no kubaka ejo habo hazaza. Niko Data, Umwana n'Umwuka Wera bakora, niko ubutatu butagatifu bukora. Imana Data itanga umugambi, Yesu Umwana asohoza umugambi, nk'uko yaje hano ku isi agapfa akazuka kugira ngo twebwe abana bana dukizwe. Umwuka Wera araturinda, aratuyobora, aduha imbaraga kugira ngo tugere ku mugambi w'Imana. Haleluya! Ntabwo bashyamirana, ntabwo bapfa ubuyobozi, bose bafatanya nk'ishyaka rimwe kugira ngo bagere ku ntego imwe. Haleluya! Mu buryo wenda bworoshye ushobora kubisobanura gutya: Imana ni imwe, ariko ifitemo ibice bitatu bikorera hamwe. Imana ubwayo yavugaga Data, Umwana, Jambo ndetse n'Umwuka Wera. Ntabwo rero Imana yavuganaga n'abamarayika nk'uko nabonye bamwe babivuga, kuko abamarayika ntabwo bagira ubushobozi bwo kurema abantu. Haleluya! Ntabwo abamarayika bagira ubushobozi bwo kurema abantu. Kugira ngo nkwereke ubutatu butagatifu muri Bibiliya ahantu buri noneho bugaragara, ndaje makwereke mu gitabo. Ni Matayo 3:16 kugera kuri 17. Hagaragaza isomo rikomeye ku butatu butagatifu cyangwa se ubutatu bwera. Reka dusome 13 kugera kuri 17. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona Umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. 17. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti: nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ahangaha hagaragara ubutatu neza neza. Urumva hari umuntu uri mu mazi, Yesu Umwana w'Imana ufite umubiri uje kubatizwa kugira ngo asohoze iby'Imana isaba byose, ari mu mazi. Umwuka Wera nawe aramanutse nk'inuma, agaragaza ko Yesu afite umurimo wihariye no gusigwa n'Imana. Ijwi rya Data wa twese uri mu ijuru rihamya uburyo bwumvikana n'abantu bose ko ari umwana wayo akwiye kwishimirwa. Urumva hari ijwi riri kuvugira hejuru mu ijuru, hari Umwuka w'Imana umanutse usa nk'inuma, hari undi uri mu mazi. Ngaha ahagaragara ubutatu butagatifu, isomo rikomeye muri Matayo 13:17. Haleluya! Hari ijwi riri kuvugira mu ijuru rya Data wa twese, hari uwigize umuntu uri mu mazi ari we Yesu Kristo, hari Umwuka w'Imana uri kumanuka asa nk'inuma. Ubutatu butagatifu buragaragara hano hantu. Bose bagaragazaga ukuri kumwe, Imana imwe, uburyo butatu bwo kwigaragaza kw'Imana. Ntabwo bari bari gushyamirana, wapi, ahubwo buri wese yakoraga igice cye kigamije umugambi umwe, gutanga umurimo n'agakiza no gucungura no gucungura abantu. Haleluya! Icyo bitwigisha rero, Imana Data, Imana Umwana Yesu n'Imana Umwuka Wera bakorana nk'umubiri umwe, bakorana nk'umubiri ugize gute, nk'umubiri umwe.
Haleluya. Kandi bikongera kwerekana ko Imana ifite uburyo butatu bwo gukorera ku isi no gukiza abantu, cyangwa se uburyo butatu bwo kwigaragaza. Haleluya. Imana yakomeje kwigaragaza mu buryo bworoshye kugira ngo umuntu atakaze icyizere, ahubwo amenye ko ahamagariwe kubana n'iki n'Imana. Haleluya. Muri make aha hantu tumaze gusoma Yesu ari mu mazi, Mwuka Wera amanuka nk'inuma, ijwi ry'Imana rivugira mu ijuru, byose bigaragaza ubutatu butagatifu bufite umugambi umwe, urukundo no kugira neza, ariko bagira neza abantu ndetse no gufasha iki no gufasha abantu muri rusange. Haleluya. Yego. Ngira ngo nansubije ikintu cyerekeranye n'iki n'ubutatu butagatifu ndetse na Yesu Kristo. Bamwe bati ese Yesu Kristo, Yesu yaba yararemwe? Bibiri igaragaza ko Yesu Kristo ataremwe, ariko nanone hari icyanditswe kiri mu Migani 8:22. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo ninjye Uwiteka yahereyeho arema, nari umunezero w'Imana iminsi yose, nakinaga mu isanzure. Amagambo nk'ayo. Abandi bahanga bakavuga ko ubwenge bwo bwaremwe mbere. Ubwo bahanuzi bivuga ko ubwenge bwo bwaremwe mbere. Abandi bakavuga ko Yesu Kristo ari we kiremwa cyaremwe mbere, Imana ikagira ishurirwa ryo kurema n'ibindi biremwa byinshi. Niyo mpamvu bivuga ngo ni inkomoko y'ibyaremwe byose, ni inkomoko y'ibyaremwe byose. Ariko ubundi Yesu ntabwo uburyo yahindutse umwana w'Imana ni ijambo yatuweho, ati uyu munsi ndakubyaye ubaye umwana wane, ubaye umwana wanjye. Mbega Yesu yabyawe kubw'ijambo yatuweho, ati uyu munsi ndakubyaye uri umwana wanjye. Ngira ngo nibuka ko riri muri Zaburi 2:8. Kandebe Zaburi 2:8, katurebe. Kandebe 2:8, 2:7 cyaga no 8:7 ahubwo. Reka ndebe neza. Ariko no mu Baheburayo wenda niriwe nigora. Mu Baheburayo naho amagambo arahari, ati ninde mu bamarayika Imana yigeze kubwira ngo uyu munsi ndakubyaye uri umwana wanjye? Ntawe. Ati n'igihe izagarura imfura, n'igihe ikimeruka nyine izabwira abamarayika ngo bagire gute, bamuramiye. Ibyanditswe byambanye byinshi nkagenda mibagirwa, ndimo kugenda mashaka. Haleluya. Ariko mu kwandiko bwa mbere kwa Kolosayi ati niwe shusho y'ibyaremwe byose, ni imfura mu byaremwe, kandi akaba ni imfura yo kuzuka. Reka turebe Abaheburayo 1:5-6. Ati ninde mu bamarayika yigeze ibwira uti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, ati cara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byanjye? Ninde se wamugana? Abaheburayo 1:5-6. Bibiliya ivuga ko Abaheburayo 1:5-6 ati mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuga iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. 7 abamarayika yarabivuze iti hindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo bihindura ibirimi by'umuriro.
urumva rero abakozi Imana, Yesu ni umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Niwe yabwiye ati ndakubyaye uri umwana wanjye, nyamubwato nzaba so nawe uri umwana wanjye, hanyuma aza mu isi gucungura abantu. Gutyo yigize umuntu n'ubwenge bw'Imana n'umwana w'Imana isumba byose. Ndibaza ko ngerageje wenda gusubiza kiriya kibazo nanagejeje kubabaza n'abantu bakomeje kumbwira ati dusobanurire. Ndabona twebwe tarimo kubyumva neza. Yego. Ndibaza ko nyagize gusubiza kiriya cy'ubutatu butagatifu cyane kugira ngo bashe kuba byakumvikana. Imana rero ibaho umugisha, kandi subscribe, like, comment, share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguha umugisha, n'ibindi tugenda tubisubiza mu buryo burambuye kugira ngo abantu tube kwenshi tunyurwe. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Borwa TV vuga butumwa.